Ibi bintu ni byiza cyane. Iyo urimo kurya indimu wayikuye ku giti cyangwa se wayisoromye ku giti, cyane cyane uri nko mu murima cyangwa se mu ishyamba, ni ikimenyetso cy'uko ugiye gusarura umusaruro w'ibyo wakoze cyangwa se ugiye kubona umusaruro w'ibintu byiza wakoze. Ushobora kuba muraho neza mwebwe mwese mukunda mukanakurikira Ghetto Challenge TV, mumeze mute bantu bacu dukunda cyane. Twizere ko amahoro ya Nyagasani akomeje kugenda abasakaraho aho mugiye muherereye. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Nizere ko mwese aho muri rwose mumeze neza cyane. Uyu munsi rero ndagarutse ngo tuganire ku nzozi zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi turaganira ku nzozi zidasanzwe. Abakunzi banjye benshi bagiye batandukanye rwose, hari comment nyinshi zirenga 10 abagiye banza yuko nabasobanurira kurota urya indimu. Ese kurota urya indimu bisobanuye iki? None se kurota urya indimu wumva ishyariye cyangwa se wumva itameze neza, byo bishatse kuba byavuga iki? Ibi ngibi ndetse n'ibindi kwibaza kuri izi nzozi byose tugiye kubirebera hamwe muri kino kiganiro kigufi tugiye kuba twagirana namwe. Twibutsa ko ugomba kubanza ukanda subscribe kugira ngo nitujya dukora ikiganiro ujye ukibona mu bantu ba mbere. Birafasha kandi biba ari byiza cyane. Rero tudatinze cyane, mbere yuko nkubwira cyangwa se mbere yuko ntangira, ayirose indimu iryoshye cyangwa se wumva ikuryoheye mu kanwa, ni ikimenyetso cy'uko hari ibyishimo biri hafi kukugeraho. Bishobora kuba intsinzi mu kazi, ubutumwa bwiza utegereje cyangwa se amahirwe mashya ugiye kuba wakwakira. Biba bisobanuye yuko ibyo wahanganiye igihe kirekire bigiye gutanga umusaruro mwiza kandi uboneye. Izi ni inzozi zigusaba kuba maso no guha agaciro ibintu bito biza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hano nizere ko mugenda muhumva neza cyane. Twihuse reka tujye ku gice cya kabiri. Kurota urya indimu irimo uburure bwinshi cyangwa se wumva hari ukuntu iri gushariramo cyane. Iyi ndimu waryaga igushaririye cyane ntuyikunde cyangwa se ukumva isa nk'iguteye iseseme, bishobora kuba ikimenyetso cy'agahinda, ibikomere cyangwa ibintu bikurimo bikurya umutima. Wenda hari umuntu waguteye, hakaba hari umuntu waguteye intimba, ikibazo cy'amafaranga cyangwa se icyizere wagize kikakubera ubusa, cyangwa se kwa kundi umuntu umugirira icyizere wowe ntabibone. Ibi bigusaba gufata umwanya wo kwitekerezaho no gushaka uko wakira ibyo waciyemo cyangwa se uko wakira ibyagiye bikubaho mu gihe cyagiye gitambuka. Reka tugende no ku ngingo ya gatatu. Kurota urya indimu wayikuye ku giti cyangwa se kurota urya indimu uyisoromye ku giti, ibi nabyo bifite igisobanuro gikomeye cyane. Ngiye kuba nagenda nkusobanurira akantu ku kandi. Ibi bintu ni byiza cyane. Iyo urimo kurya indimu wayikuye ku giti cyangwa se wayisoromye ku giti, cyane cyane uri nko mu murima cyangwa se mu ishyamba, ni ikimenyetso cy'uko ugiye gusarura umusaruro w'ibyo wakoze cyangwa se ugiye kubona umusaruro w'ibintu byiza wakoze. Ushobora kuba umaze nk'igihe kirekire wihanganira ibintu bikomeye, ariko noneho intangiriro y'ibyiza ikaba iri hafi cyangwa se igiye kuba yakugeraho. Urumva ni ibintu byiza cyane. Ibi binerekana ko kugira kwihangana no kudacika intege bigira akamaro gakomeye cyane mu buzima bwa muntu. Rero niba wakunze ino video yacu kabisa tukaba tugeranye kuri uyu munota, wowe mushasha ni byiza ko wakanda subscribe kugira ngo nawe utwiyungeho ukomeze kugenda uba umuntu wacu hano kuri iyi channel, ujye ukomeza kugenda umenya ibisobanuro by'inzozi bigiye bitandukanye ubigezweho nanjye Aizo, umusobanuzi w'inzozi mu buryo bwumvikana kandi bwimbitse neza cyane. Ari nako ndi kugenda njya ku gice cya kane. Ariko mbere ko njya ku gice cya kane, ndakwibutsa yuko mu cyanzu.com ariho aba content creator turimo tuvana ibikoresho bijyanye n'igihe, ama microphone ya flash, ama stand haba ya phone ndetse n'aya kamera, amatara nyine, amaring light, ibintu byose bijyanye n'ibintu bya tekinoloji kabisa niho ubugenda ubikura. Wa muntu ushaka kuba yakora ikiganiro ku afite nyine ama microphone ya flash ndetse buri kimwe cyose wifuza yagufasha gutunganya content yawe cyose kivana mu cyanzu.com. Rero ushatse kubavugisha n'ubundi ntago ari ibintu bikomeye cyane. Bakorera hano mu
mujyi wa Kigali. Nimero zabo reka mpite nziguhereza twihuse cyane, ni 0782 mu Cyanzu niho abantu bonyine bari kubinoza kabisa bikagenda neza cyane, kandi niyo ahantu hose buri kugeraho nta bintu byinshi cyane. Reka tugende hano rero ku ngingo ya 4, aho tuvuga ngo kurota urya indimu uri wenyine. Iyo urya indimu uri wenyine cyane cyane uri mu bwigunge, bishobora kugaragaza ko uri mu bihe byo kwiheba cyangwa se kumva nta muntu ukurengera cyangwa se nta muntu ugukunda. Ni inzozi zigusaba kwegera abantu, kwishakamo imbaraga no kwibuka ko hari abantu bagukunda kandi benshi. Ibi kandi bishobora gusobanura kwigira ku makosa yawe no kugenda uhindura ubuzima buhoro buhoro. Nizere ko turi kugendana neza cyane, ari nako turi kugenda tugera hano kabisa ku butumwa mbanageneye abantu bankurikira bose. Bavandimwe inshuti zanjye, buriya rero inzozi zo kurota urya indimu zifite inyigisho zikomeye cyane, nko kugira kwihangana, kwitegura ibyiza no kwakira amarangamutima yacu no gukura mu buzima. Ntugafate inzozi nk'ibintu bisanzwe, ari igihe biba ari nk'ubutumwa Imana cyangwa se umutima wawe uba urimo ugenda ubuhishurira. Rero ntukajya wibagirwa kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Sobanukirwa inzozi zigiye zitandukanye. Rero ni byiza kandi by'agaciro. Uko ni nako ndi kugenda ngana ku musozo, nkwibutsa ko rwose